ibintu agiye gukuraho byari biremereye ubuzima bwawe, hari ibintu byari biriho bimeze nk'imitwaro wikoreye, ariko Yesu gutura iyo mitwaro, Yesu aje kukuruhura iyo miruho, Yesu aje kugukura muri ayo makuba, Yesu aje kugukura muri ayo mageragezwa. Imana y'amasezerano iragiye kugukura muri ubwo buzima wabona gutinzemo, ubuzima budahinduka, ubuzima bw'ikimwaro, ubuzima bw'igisebo. Yesu aje kugukuramo, Yesu aje kukurengera no kugutabara mu izina rya Yesu Kristo. Hari ibintu bikorekeka, hari ikintu kiremeka ku buzima bwawe ku buryo abantu bazabimenya bakamenya ko Yesu yageze mu. Yesu ashimwe cyane. Bene data bakundwa, nshuti z'umusaraba, mwese tubana ku Isarura 12 TV, reka ngire ni amahoro y'umwami Yesu Kristo nabane namwe mwese abaherereye mu gihugu cy'u Rwanda, mu turere dutandukanye tugize igihugu cy'u Rwanda. Ndabasuhuje amahoro ya Kristo abane namwe abaherereye ku migabane itandukanye igize isi yacu. Abari ku mugabane wa Amerika ndabasuhuje, abari ku mugabane wa Aziya namwe ndabasuhuje, abari ku mugabane wa Europe Imana ibaha umugisha. Mwese nimugire amahoro mu izina ya Yesu. Abari mu bihugu bituranyi Tanzania, Ugande ndetse na Kongo, Burundi, Yesu abahe umugisha cyane mu izina rya Yesu. Tuje kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana uyu munsi wa none, cyangwa se mu gihe uhagazemo ijambo, ariko mbibutse ko ijambo n'ubuzima, ijambo n'ubuzima, kandi ijambo ribeshaho mu izina rya Yesu. Reka dusangire ijambo ry'Imana tugiye gusanga hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ibice byaho 21, umurongo turahera ku murongo wa mbere. Turaba turi ku ntego y'ijambo ivuga ngo Yesu akwiyereke mu izina rya Yesu. Yesu akwiyereke mu mbaraga n'umwuka wera. Reka dusomere ijambo rivuze ngo iki? Riravuze ngo hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya, yiyerekana atya: Simoni Petero na Toma witwa Didumu na Natanayeli w'Ikana y'i Galilaya na bene Zebedeyo n'abandi bigishwa bari bari kumwe. Nuko Simoni Petero arababwira ati, ngiye kuroba. Baramubwira bati, natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha ijoro ari ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari Yesu. Arababaza ati, yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati, ntacyo. Arababwira ati, nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari zibaye nyinshi. Imana itugirire ubuntu cyane. Bene data, nshuti bakundwa, ndagira ngo tuganire ku magambo yangaya Yesu avuze, ariko afite intego bita kwiyerekwa na Yesu. Yesu akwiyereke mu buzima bwose, akwiyereke mu mibereho yawe, akwiyereke mu buryo ukeneyemo Yesu. Yesu akwiyereke kandi umubone. Ijambo ritubwiye ngo iki ni igihe Yesu yari amaze kuzuka. Turi kuvuga kuri Yesu wapfuye yarangiza akagira gute? Akazuka. Yesu wiyeretse abigishwa mu buryo bugiye butandukanye, ariko uyu munsi wa none tugiye kuvuga Yesu uje kukwiyereka. Ntabwo turi kuvuga Yesu wiyeretse abigishwa muri kino gihe, ahubwo tugiye kuvuga uburyo ki nawe Yesu yakwiyereka mu nzira zose urimo, mu mibereho urimo, kandi ubuzima bwawe ibintu bigahinduka mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Yesu yiyeretse abigishwa mu gihe byari bitoroshye, ni igihe byari bigoye, ni igihe batari bakiri kumwe nawe. Abigishwa be bari baramenyereye kubana nawe iminsi yose. None Yesu iki gihe yari amaze iminsi itari mikeya atari kumwe nabo, abana nabo mu buzima bwo kubiyereka byonyine gusa. None yari anamaze n'iminsi atabiyereka. Icyo gihe rero ngo abigishwa bararambirwa, bitwa n'inzara, barangije baranarambirwa. Noneho ngo
Simoni Petero ngo Simoni Petero ngo ndetse na Toma bita Dudumu ngo ndetse na Natanayeli w'Ikana y'i Galilaya ngo na bene Zebedeyo. Niko ijambo ritubwiye ngo nuko Petero arangije arababwira ngo njyewe ngiye ku nyanja ngiye kuroba, nabo baramubwira ngo turajyana. Mukundwa mwene data, hari igihe uba mu ubuzima umenyerereyemo ibintu bikanga, ukabona ibintu ntibyemera, ukabona ibintu ntibishoboka, ukabona nta cyerekezo cy'ibintu ufite. Ariko nagira ngo utangarize ngo Yesu yiyereke ubuzima bwawe, Yesu akwiyereke, agukure muri ayo mageragezwa, agukure muri ayo makuba. Imana itugirire neza. Yesu yiyeretse abigishwa mu gihe byari bitoroshye. Mwene data mukundwa, biratubwiye ngo nuko barangije baramubwira ngo natwe turajyana. Biratubwira ngo bicira mu bwato, bajya mu bwato, ngo bageze mu bwato biravuze ngo bamaze kugeramo bakesha ijoro ari nta kintu bafashe. Hari igihe waba umaze iminsi nawe mu buzima ugerageza ariko ukabona ibintu ntibyemera, ukabona inzira zose pe ukabona zirafunze, ukesheje imyaka myinshi ubona nta kintu ugeraho, usenza amasengesho y'urunyuranye y'uburyo butari bumwe ariko ukabona nta gisubizo. Ariko mu izina rya Yesu mwuzaniye ijambo ry'ubuhanuzi, ijambo Imana imaye kukugezaho rivuga ngo nawe Yesu aje kukwiyereka, aje kukwiyereka. Nubwo wari uri mu minsi igoye, nubwo wari uri mu minsi iruhije, nubwo wabonaga nta shusho y'ubuzima ufite, ariko Yesu aje kwiyereka ubuzima bwawe. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Ijambo ritubwiye ngo iki? Riratubwiye ngo nuko ngo bakesha ijoro ni nta kintu bafashe. Ndagira ngo mvugane n'uyu muntu umaze igihe kinini abona nta kintu ageraho, ugerageza gukora ariko byaranze. Mu mashuri warize ariko byaranze. Umaze kuba inkumi, urabyirutse nawe wakubatse urugo nk'abandi ariko urabona byaranze. Mbese muri business ukora urabona mbese ugerageza ariko ukabona biranga. Nagira ngo utangarize ngo aho ngaho byangiye niho Yesu aserukiye kuza kukwiyereka. Yesu yakwiyereka mu buryo bwinshi, yakwiyereka mu buryo bw'ibitangaza, yakwiyereka mu buryo bwo kugukiza, yakwiyereka mu buryo bwo kugutabara, yakwiyereka mu buryo bwo kugukura mu gisebo isi yakikugejejemo, yakwiyereka gukura mu kimwaro ubona neza neza wakigezemo. Nawe Yesu aje kukwiyereka mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Ijambo ritubwiye ngo iki? Ngo bakesha ijoro ari nta kintu bafashe. Wa musore we umaze igihe kinini nta kintu ufatisha, wa mugabo we umaze igihe kinini nta kintu ugeraho. Ibyo ugerageje gukora byose biranga, ibyo ugerageje gukora byose birapfa, ibyo ugerageje gukora byose urahomba. Mbese aho wajugunye urushundura hawe hose byaranze. Ariko nagira ngo utangarize ngo impamvu byanze, Yesu yari atarahagera. Nagira ngo utangarize ngo Yesu ubuzima atarimo ibintu nibyemera. Ubuzima Yesu atagezemo umuntu aracuruza nibyemere. Ubuzima Yesu atagezemo umuntu ararambagizwa ari umukobwa mwiza ariko ubukwe bugapfa bugeze finale. Iyo ubuzima Yesu ataburimo, wa musore we urarambagiza abandi bagashaka. Haleluya. Warangiza ukangwa. Najya mubwire ngo nukuri mu buzima Yesu atarimo, ariko Yesu namara kugera mu buzima bwawe ibintu birahinduka mu izina rya Yesu. Najya mutangarize ngo Yesu namara kubugeramo ibitahindukaga birahinduka, ibitemeraga biremera. Yesu namara kugera mu buzima bwawe hari ibintu bikorekeka, hari ikintu kiremeka ku buzima bwawe ku buryo abantu bazabimenya bakamenya ko Yesu yageze mu buzima bwawe. Najya mutangarize ngo Yesu aje mu buzima bwawe kugira ngo agire ibintu ahindura, kugira ngo agire ibintu akora, kugira ngo agire ibintu asohoza. Ineza y'Imana igiye kukubaho, imbaraga z'Imana zigiye kukubaho. Hari ibintu Yesu agiye guhindura mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Impamvu maze igihe kinini ubona byaranze ukaba umeze nk'umuntu ukesheje amajoro menshi nta kintu ufatisha, nuko Yesu yari atarahagera. Ariko najya ngutanga
ngutangarize ngo Yesu aje mu buzima bwawe. Hari ibintu agiye gukora, hari ibintu agiye kurema, hari ibintu agiye gukuraho byari biremereye ubuzima bwawe. Hari ibintu byari biriho bimeze nk'imitwaro wikoreye, ariko Yesu aje kugutura. Yesu aje kugutura iyo mitwaro. Yesu aje kukuruhura iyo miruho. Yesu aje kugukura muri ayo makuba. Yesu aje kugukura muri ayo mageragezwa. Imana y'amasezerano iragutabaye. Imana ihagurukiye kugukura muri ubwo buzima wabona gutinzemo, ubuzima budahinduka, ubuzima bw'ikimwaro, ubuzima bw'igisebo. Yesu aje kugukuramo. Yesu aje kukurengera no kugutabara mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ngo baceshe ijoro ntacyo bafashe, niko ijambo ritubwiye. Ngo umuseke utambitse, ngo Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja ya Tiberiya. Mukundwa mwene data, Yesu ahagarare mu kibaya cy'ubuzima bw'imibabaro yawe. Yesu ahagarare mu kibaya cy'agahinda n'amaganya wari urimo. Yesu ahagarare mu kibaya cy'ingorane n'ibyago wabona guhagazemo. Yesu araje, arahagaze. Umuseke uratambitse aho Yesu aserukiye kuza kukurengera. Bwa buzima bwari bumaze igihe budafite Yesu, Yesu abujemo kugira ngo wacire gutabara. Wari uri mu buzima bw'uburwayi ariko wabonaga udafitiyemo Yesu, Yesu abujemo kugira ngo agukure muri ubwo burwayi. Wari uri mu buzima bw'ubukene wabonaga udafitiyemo Yesu, Yesu aje muri ubwo buzima kugira ngo agukenure. Yesu aje muri ubwo buzima bw'amarira umaranye igihe urira ariko nta gihozo ufite. Yesu aziye muri ubwo buzima bw'amarira kugira ngo agukize ayo marira. Yesu arahagurutse. Imana ikuntumyeho ngo Yesu aje kukwiyereka ubugira nanone. Yesu aje kwiyereka ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Aje kugutabara ndetse no kugukura mu kimwaro. Isi kuzi ko usebye, isi kuzi yuko umwari, ariko mu izina rya Yesu, Imana nyir'igihugu tujyamo, Imana y'amasezerano peyasika, Imana iragutabaye. Izina ry'Imana yacu nirahabwa icyubahiro. Imana iragutabaye. Ijambo rivuze ngo iki? Ngo nukwagarara mu kibaya cy'inyanja. Ngo ariko abigishwa be bari bataramumenya. Hari igihe Yesu aza abantu ntibamenye ko yaje. Mwene data mukundwa, bishobora kuba Yesu aje mu buzima bwawe ukaba utari wakamenya ko yaje, ariko najya ngutangarize ikiranga Yesu ushobora kutamumenya, ariko ugiye kumumenyera yuko agiye gukora ibitangaza mu buzima bwawe. Hari igihe Yesu yaba ari mu buzima bwawe ariko ukaba utarabisobanukiwe ko yaje, ariko ugiye kubisobanukirirwa aho agiye gusobanurira ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wawe. Ijambo ritubwiye ngo iki? Ngo nuko arangije, ngo abigishwa ntibamumenya, arangije arabahamagara arababwira ngo bana banjye, ese mufite icyo kurya? Ese mufite ubutabazi? Hari igitangaza mufite? Baramuhakanira atashwe nacyo. Mwene data mukundwa, niba uri mu minsi y'imibabaro, bwira Yesu ngo ndababaye. Kuko kubaza ngo ese urababaye, ufite agahinda, ese nunezerewe, ese uhuye n'ibyago, ese uhuye n'amakuba, mubwire ngo muhuye n'amakuba, mwereka amakuba uhuye nayo. Ukesheje ijoro nta kintu ufite, umaze imyaka myinshi ugerageza byaranze, wagenze ibihugu n'ibihugu ariko umva nta kintu ugeraho, iteka uhora mu buzima bwizengurukaho gusa. Ariko nagira ngo utangarize ngo Yesu aziye muri ubwo buzima kugira ngo abugukuremo. Aje kubukwiyerekeramo. Yesu aje kukwiyereka wa musore we. Yesu aje kukwiyereka mwene data mukobwa. Yesu aje kukwiyereka wowe uneze amatwi nkurikiranye. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo Yesu aje kukwiyereka, kandi niwamwakira Yesu nawe araza akwiyereke. Biratubwira ngo nuko arabaza ngo bana banjye mufite icyo kurya? Baramubwira ngo ntacyo dufite. Inshuti y'umusaraba, hari igihe uba mu buzima nta kintu ufite, ukaba ufite akazi, ariko nubwo ufite akazi ukaba ari nta mafaranga ufite kandi ufite akazi. Ushobora kuba ucuruza rwose babizi ko ucuruza, ariko nagira ngo mbwire ukaba nta mari ufite, kaba umuntu yagushakiraho ibyo kumufasha ukaba ntabyo ugize gute ufite. Ariko mu izina rya Yesu, Yesu akwiyereke. Ushobora kuba uri umukobwa mwiza ariko udafite ukurambagiza, Yesu akwiyereke nawe. Ushobora kuba uri umusore ufite diplome rwose, warize amashuri warayamazeyo, ariko uyu munsi wa none ukaba ntacyo ufite, nta kazi ufite, nta cyubahiro ufite, nta gaciro ufite. Ariko mu izina rya Yesu, nawe Yesu aze kukwiyereka muri ubwo buzima budafite agaciro, muri ubwo buzima wamwariyemo, muri ubwo buzima wasebeyemo. Yesu aze akwiyereke, agutabare mu mbaraga
yasika. Yesu agutabare mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Yesu nawe ahagurukiye kuza kugutabara, ahagurukiye kuza kukurengera, ahagurukiye kuza kugufasha, ahagurukiye kuza kukurwanirira mu mbaraga n'umwuka wera. Yesu avuganye n'ubuzima bwawe, aravuze ngo mwana wanjye, ese hari ibyo kurya ufite? Nawe yakanati ntabyo mfite, nyeneye kutabara kwawe, nyeneye kundengera, nyeneye kungirira neza. Yesu ngo bamaze kumuhakanira ko ntacyo afite, umva ijambo yababwiye, umva ijambo ry'ubuhanuzi rero nkuzani, ijambo Yesu akuntumyeho, umva ijambo Yesu avuganye n'ubuzima bwawe, umva ijambo Yesu avuganye n'ahantu uri, umva ijambo Yesu avuganiye nawe muri ubwo buzima utuyemo, umva ijambo Yesu avuganiye nawe aho hantu uherereye. Yesu aravuze ngo mwana wanjye, jugunya urushundura rwawe iburyo bw'ubwato uri bufate mu izina rya Yesu. Kwizera kwawe kurekurire muri Yesu, niwakurekurira muri Yesu uri buze gufata. Ibitemeraga biraza kwemera, ibitumviraga Yesu uyu munsi biraza kumwumvira, ibitumviraga isengesho biraza kumvira Yesu, ibitarumviye indirimbo wararirimbye cyane biraza kumwumvira Yesu navuga, ibitarumviye amasengesho wasenze biraza kumvira Yesu navuga, ibitarumviye ibibwiriza wabwirijwe byinshi bitandukanye biraza kumva Yesu navuga. Yesu aravuze ngo jugunya urushundura rwawe iburyo bw'ubwato uri buze gufata amafi menshi. Biravuga ngo nuko abakirujugunya, haleluya, bakirujugunya gusa ngo niba bakibasha kugira gute gukura urushundura, kuko amafi yarabaye menshi muri urwo rushundura. Mwene data mukundwa, Yesu atanze umugisha ku rwego abantu bagiye kumenya, nawe ugatabaza n'abandi ukavuga ngo mbonye umugisha, mbonye kugira neza kw'Imana, mbonye ibitangaza Imana ikora. Yesu agukoreye ibitangaza, abantu bagiye kukumenyaho bamenye ko Yesu yahagurutse ajya akora ibikomeye. Haleluya, Yesu arahagurutse kugira ngo urengerwe mwene data mukundwa, shuti y'umusaraba, ikirere urimo icyo ari cyo cyose. Yesu avuganiyemo nawe ngo jugunya urushundura rwawe, noneho bigiye kwemera, noneho ongera ushore, Imana itanze umugisha, noneho genda wongere gukora, noneho Imana itanze umugisha, ongera ugenda udepose, noneho Imana itanze umugisha, ongera ugenda urambagize, noneho bigiye kwemera, ugiye kwemerwa nubwo bari barakwanze. Mwene data mukundwa, genda noneho usenge, Imana iguhaye ubuzima, iragukijije ubwo buzima wari urimo bw'uburwayi, Yesu abugukuyemo, ineza y'Imana ikubayeho, amaraso ya Yesu abanye nawe, Imana iragutabaye mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Ngo nuko bakuruye niba bakibasha kurukurura, kuko amafi abaye menshi. Imana izanye umugisha ugiye kuba mwinshi ku buzima bwawe, nawe ukamenya ko umugisha ubaye mwinshi, umugisha udacika, umugisha udacubangana. Uwo ni wo mugisha Yesu agize gute aguhaye. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Niryo jambo narizanye rivuga ngo Yesu akwiyereke. Mwene data, Yesu akwiyereke, nubwo wari uri mu minsi igoranye, nubwo wari mu minsi iruhije, nubwo wari mu minsi y'amakuba, nubwo wari mu minsi y'amarira, ariko Yesu aje kukwiyereka ubugira nanone, aje kukwiyerekera mu kirere urimo, aje kukwiyerekera mu gihugu urimo, aje kukwiyerekera mu karere uherereyemo mu izina rya Yesu, aje kukwiyerekera ku mugabane urimo, aje kukwiyerekera mbese mu kirere cy'ibihugu bitandukanye waba waranyuzemo ukabona nibyemera, ariko Yesu aje kukwiyereka. Imana yari kuntumyeho ivuze ngo ngutangarize ko Yesu nawe aje kukwiyereka mu izina rya Yesu. Hari ibintu Imana irenze hejuru y'ibyo bavuze, ahubwo Imana iragutabaye. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Bakundwa, nimwakire neza ijambo ry'Imana, kubera yuko Imana ivuganye n'ubuzima bwawe. Yesu aje ku buzima bwawe, aje kukwiyereka nawe nk'uko yiretse abigishwa be, nawe niko aje kukwiyereka. Harimo uwo barimo bita Simoni Petero, ndetse n'uwo bita Toma bita Didumu, ndetse ngo na Natanayeli w'Ikana y'i Galilaya, ndetse ngo n'abene Zebedayo n'abandi bigishwa bari kumwe na Yesu, nabo yarabiyeretse. Yesu yaje kwiyereka, niyereka umwe, yireka abantu bose. Nawe najya ngutangarize ngo ntabwo ari wowe gusa wasigara, nawe uri mu bantu Yesu aje kwiyereka. Uko yagiye yiyerekera bariya uzi wumvishije ubuhamya bwabo, niko nawe Yesu akwiyeretse mu izina rya Yesu Kristo. Arakwiyeretse wa mudamu we, arakwiyeretse wa mugabo we, arakwiyeretse wa musore we, arakwiyeretse wa mukobwa we, arakwiyeretse mwa miryango mwe. Yesu arabiyeretse. Bene data bakundwa, nshuti z'umusaraba, Imana ibaha umugisha. Ndagushimiye mwami Yesu, ngushimiye kuri Imana idahwema kwitwa Imana yacu.
uri Imana igiye kwiyereka bano bavandimwe bari mu minsi y'imibabaro, bari mu minsi y'amarira, bari mu minsi y'amaganya, bari mu minsi y'agahinda, bari mu buzima budafatikika, bari mu buzima budafite igisobanuro, bari mu buzima budafite ishusho, bari mu buzima budafite intego. Ariko mu izina rya Yesu urakoze ko uhagaze ku buzima bwabo, ukaba ugiye kwiyereka Mana, ukabiyerekera mu mirimo n'ibitangaza. Abari barwaye bakakira gukira, abari bafite imibabaro bakakira ihumure mu izina rya Yesu Kristo. Imana nyir'igihugu tujyamo, Imana y'abera, Imana yo kwiringirwa, Imana yo kwizerwa irabatabaye kandi iraserutse irabafashije. Ni mu izina ryiza rya Yesu Kristo tubyambaje twizeye. Shalom shalom, ndabakunda cyane. Amen. Urakoze.